ubyumva ute? Njyewe uko mbyumva sinzi uko mbyumva niba ari kubyumva. Ubyumva ute? Ngo wambyumva ne? Wowe se ubyumva ute? Yende se ambwira. Bite amakuru, mumeze neza? So nimuze gutumwa kwandi kubasuza mw'ubwo buryo. Uyu munsi nanjye navuze ngo reka nze nicare kuri cano yanjye, cyane ko ngo gahunda igezweho ngo nigira cano umunyarwanda. Uyu munsi ndi kuri cano yanjye ya Rufe Today. Of course niyo bwa mbere uhageze, please kora subscribe, comment, share, ubundi so kugenderamo neza. Ngewe na cano yanjye uyu munsi twimutse, turavuga ati musa aho tugiye kujya kwicara. Ubu nicara hano ku Bisumizi Art Center i Gikondo, niho byose nabyimuriye, niho office yanjye yagiye. Rufe Today irimo irakorera ku Bisumizi Art Center hano i Gikondo. Uramutse by the way n'umuhanzi mbanze ngohereza amahirwe nguhe na kano ka message. Wayo ari umuhanzi rwose umva twandika utuntu twiza, waririmba neza. Hano ku Bisumizi kabisa waza nawe ugakora akaririmbo, nawe ukagafatwa ukagenda kuri cano yawe, nkuko nanjye naje kuvugira kuri cano yanjye. Buri wese akoresha cano ye nk'umunyarwanda yiteza imbere, as long as gushyiraho ibintu byiza cyane. Of course jya wica ahangaha kuba ndi kuri cano ya Rufe Today, ni cano yanjye, nanjye CEO. Mwari muzi rero ngo hano hanze ngo haraba ama CEO ngo w'amabanki, ngo amakampani akomeye, ngo business idasanzwe. Iyi niyo business yanjye. Ubu ngiye nshatse navuga, nshatse nanasinzira, naje kuri cano yanjye. Mu minsi yashize nagiye mbona ngo cano zarabaye ibibazo, abantu bari gupfa cano. Nta muntu uzapfa cano yanjye. None iyo mvuze cano kenshi ushaka kugira ngo cano wagira ngo ni nk'imodoka ya Benz cyangwa se n'ubundi ni nk'urusiteringi runini kandi. Bro, cano ni kuba gusa ufite email, ufite buri wese afite cano. Ya comment ushyira hariya gukoresha email yawe, nawe ukoresha cano. So ku bantu bambonye bwa mbere batari banzi cyangwa se abari banzi, nababwira ngo umuhungu ni Fred, Rufe, garçon de mille chance, petit frère de Jésus, ambassadeur de la vitamine de fille, of course fils de joie. Nabonye hari abantu bajya bibaza ngo amazina yanjye bakayibazaho byinshi. Hari abantu bavuga ngo amazina yanjye sinzi icyo bisobanuye, ngo amazina yanjye bakavuga bla bla bla, ariko amazina yanjye rimwe kurindi bigiye bifite meaning, rimwe kurindi bifite meaning. Wenda gato yampereye nko kuri Fred, izina niswe na papa na mama wanjye nibo bayanyise. Rufe ni izina nahawe na Junior Giti, ubwo ni nayo stage name yanjye muri carrière. Ayandi ni njye wayise, garçon de mille chance ni njye wabyise. Ngende umuhungu w'amahirwe igihumbi. Niyo mu mahirwe mfite, bazi ko mfite na cano yanjye, none dore nk'ubu niciye kuri cano yanjye, asa amahirwe arenze umwana ya. Uzana ufite amacano bivuga ngo kora subscribe, byaranze. Njye subscribe zigiraho ku gihe, comment ku gihe, like man cyangwa cyo murango ndarange mugakabya pe. Asera tutabeshye mbona bidakabije kuntu mu nkunda. Njye mama namwungunda ngiye nzicwa no kuntu munankunda, ngiye bijya binandenga no cyangwa mbona zaze urukundo munyereka nse nzabitura ikimana. Nari ngiri kuvuga kuri garçon de mille chance, ni izina naho ko nyine ndi umuhungu w'amahirwe igihumbi, ko byo nyine munankunda. Nabikomoje kuki nagendeye kuri ukuntu bavuga ngo u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi. Okay, nanjye ndavuga ati nanjye rero reka nkoreshe gutya, nanjye ndi umuhungu w'amahirwe igihumbi. Rero bavuze ngo u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi, ntago baba bashatse kuvuga yuko imisozi iri mu Rwanda ari igihumbi gusa, iranarenga ariko bakoresha igihumbi. Nanjye ntago ariko ndi umuhungu w'amahirwe igihumbi, ararenga pe. Kandi njye ibintu nkora bizamo kuba mfite impano, bikazamo amahirwe, bikazamo urukundo rwanyu. Impamvu nise ngo ndi umuhungu w'amahirwe igihumbi, garçon de mille chance. Abenshi bakibaza ngo nise petit frère de Jésus, ngo nta busobanuro mfite. Bro, twese turabana b'Imana kandi Imana ikabyara Yesu. Njyewe ntabwo ndi mukuru kuri Yesu, njye ndi muto, mpamvu nise petit frère de Jésus, cyane ko nagendeye ni ku bikorwa bya Yesu, byenda neza no guhura n'ibyanjye. Okay, ngenda nk'umuntu hari ukuntu yandukira nkaba ntakora yenda ibidahuye neza, ariko nk'umuntu nawe ati izi n'ibindi se kugira numve ndi safe ntekanye,
ninde muntu numva nareberaho, ninde naba kwitarura umudo wanjye wa mbere na mbere, numva ni Yesu. Ndavuga uburyo rero nabikoramo, reka nite petit frère de Jésus. Irindi ni ambassadeur de love. Mu by'ukuri njyewe noneho akazi nkora n'urwenya, ntago watanga ibyishimo mu bantu udafite urukundo. Impamvu byose mbikora nuko nyine mfite urukundo. Urumva mpagarariye urukundo. Niba mpagarariye imbere y'abantu barenze 2,000 nkabasetsa bagaseka bagataha bishimye, mpagarariye urukundo. Ubwanjye ndi urukundo, please. So irindi ni irihe? Iringiri njya numva abantu benshi baryibazaho cyane nyine iyo ngeze kuri vitamine D fille. Iyo ngeze kuri vitamine D fille rero, abenshi batwara mu buryo bwabo. Mbere na mbere ko ngicyo ndivugaho, mu buzima bwanjye njye nkunda igitsina gore. Njye nkunda igitsina gore. Ubwo nimvuga igitsina gore, kugira ngo nabyumve neza nibaze kunyumva nabi. Ubwo horazamo mama wanjye ikubitiro, hazimo bashiki banjye, hazimo bakuzine banjye, hazimo abanti banjye, hazimo abamama bacu bazi ibiki byose. Abo bose ni igitsina gore. Njye nubaha igitsina gore. Nicyo kintu cya mbere nashingiyeho. Anakunda n'abakobwa of course, kandi nabo bakanahankunda. Iyo ngeze no ku ijambo vitamine, iyo ngeze ku ijambo vitamine, ushaka kuba udukurikiye kano kanya izo vitamine zitarakugeraho, cyangwa se udukurikiye zaranakugezeho. Ese zagezeho wasanze naribeshya amazina niyise, cyangwa amazina niyise birahura neza. Reka vitamine D fille twe kwitinda, ahubwo ibindi mwita nirihera. Si fils de joie, fils de joie, umuhungu w'umunyamahoro. Njye nkunda amahoro cyane, nkunda amahoro. Niyo mpamvu nyine kugira niha amahoro cyangwa se mereza amahoro bagenzi banjye, nirinda kugira umuntu nabangamiye. So iyo nakubangamiye nawe ntabwo wambangamiye, kuko mbangamiye nta kubangamiye ntabwo twumvikana neza, ntabwo tugendanamo neza. Of course ntabwo uyu munsi twari kuvuga ku mazina ngo mbabwire impamvu amazina yanjye, ariko ni uko rega niciye kuri channel yanjye. Okay, ndabizi ko mubizi ko ariho nicaye, ariko nyine reka twifate nk'akari agaciyemo nyine. Uyu munsi mpamvu nicanga rero, ubwo bwa mbere muza akantu nk'aka nkicara ahangaha ndi kwiganiriza, nta munyamakuru ndi kumwe nawe, nkicara ku cyana nyine ati reka mvuge, cyane ko nunzwe no kuvuga. Buri iyo mvuze hari igihe mbivana amafaranga, hari igihe nabivana amafaranga, ariko iyo mvuze mukabikunda amafaranga ndabona. Hari nibwo mbivuga rega mukanabyanga. Nta muntu ubereyeho gushimisha abantu bose. Nimugoroba nabonye hari akafoto nabonye kariho umukobwa uri gukoresha umugabo interview, aramubaza ngo ni iki wabwira abantu bakwanga n'abagukunda. Arababwira ngo bose bahisemo neza. Of course njye ntabwo ndi kuvuga ibi ngibi, ntabwo mwese munkunda, ntabwo mwese mwananyanga. Mfite abankunda, mfite n'abanyanga, ariko ubwo kano kanya message uri kureba abankunda. So impamvu rero nicyangaha na ka message mfite nshaka kubahereza, ntabwo ndibona hatinda ngaha kabisa yanjye kuzanga ntinda nkurikiza. Hano ni yanjye, nigira ibitekerezo nzongera ngaruke nongere ngira kandi kantu babwira. Kurono channel yabiri yanjye bigiye kubibaza. Actually binakwana naivuze mu minsi yashize, nuko umunsi nari kuza kwivugiraho kamarariya karankubise byatari karanzonga fo. Ariko mfite segment nshyashya ngiye gutangira, iri kuri njye numvishe ni ngombwa, iri interesse kuba nyine nayibabwira nyine, cyangwa se kuba nayikora. Ni naga segment kameze gute? Naga segment njyewe urumva nzanzana umuntu ahangaha muzi ukuntu ibintu abyumva, atubwire ngo abyumva ate. Impamvu nabitekereje nayindi nuko njyewe ibintu mfite ukuntu bifata, nkabibona muri opinion yanjye. Wowe udukurikiye ufite ukuntu ubibona ukabibona kuri kote yawe mu buryo bwawe. Bivuze ngo ntabwo tujya duhuza twese amarangamutima. Ntabwo natekereje mvuze ati je nkicara aha, hazana n'undi muntu akicara aha,
nkamuhereza topic nkamubaza uko abyumva nanjye nkamubwira uko mbyumva bikarangira rero segma yiswe ubyumva ute. Numva ni ibintu byatuma tunabona ese ibintu uko nabifataga abandi niko babibona, uko njye mbyumva ni kuri abyumva. Hari ukuntu abantu bajya bahurizamo wenda bagatekereza ikintu mukaba mwahuza ikintu mukaba mwavuga ikintu kimwe ariko biba bigoranye. Buri muntu agira ukuntu atwara, donc buri wese agira imyumvire yo ku kintu. Njye nshaka rero twicara ngaha dusharinga ibitekerezo, umuhereza ikintu topic atubwira uko abyumva nanjye babwira uko mbyumva, namwe mudukurikiye mutubwira ukuntu mubyumva, bidakuyeho yuko ibintu mvuze uko mbyumva ndi kwanzura oya ni uko mbyumva, uwo twatumiye nawe ni uko abyumva, namwe ko ibyo mwabivugaho byose ni uko mubyumva. Sofa kugeza kano kanya njye kinanije kuvuga ahangaha ariko mbibutsa ko turi kuri channel yanjye. So subscribe, share na comment. Ikindi nuko namuvi ndazikomeza amabanga ndakomeza none batemo gusa nzajya mbangamo na kano kawubyumva ute ngashyiremo hagati, ubundi dukomeze tubone 5 kwa 5 ibintu ari fresh. Rufende kena kasamutwe ubuzima ni